mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize mama Priya yaramaze gutegeka Priya kujya kugira icyo ahereza Ivy nyuma yuko yararimo abwira abantu bari aho ngo bakomeze bakira abantu bari bateraniye iwabo. Inkuru rero tuyitangirire kuri Priya aza afite ikirahure kirimo juice azaniye Ivy aba yicaranye na Mariza waba yarize amaso yatukuye yewe yanabyimbye amagambo yashize ivuga ntago aba gishoboye kuvuga. Bamwicaye iruhande yanze kumujya kure cyane ko ababizi ko Mariza aba ababaye cyane. Mariza aba yakundaga Nimrat ariko yarabaye nk'umujya kure kubera ibikorwa bye gusa. Priya ahera ko azanira Ivy juice akambwira ati Priya nari mbonye juice yawe yashize nari nkuzaniye indi. Priya yitegerezwa cyane na Ivy aramwitegereza Priya ubwoba bukamwica. Ivy ahera akabwira Mariza akambwira ati Mariza ndakwinginze ihangane gato yo midakikanye mbanze mvugane na Priya. Ahera akamufata akaboko bakagenda ahantu hitaruye abantu akambwira ati Priya kuri iyi nshuro urashaka iki? Ese ntabwo uranyurwa? Ivy atangira no kurira akamubaza ati Priya niki mu rugo bataguhaye? Ese niki batagukoreye? Njyewe se niki ntaguhaye? Niki ntagukoreye? Unzaniye juice kubera ko mfitiye impuhwe se? Kubera urukundo nkunda se? Priya warandengushye warantunguye uranshotoye rero umeze nkaho ukanguye intare usanze mu buturo bwayo no mu matware yayo yari yisinziriye ituje. Neza umeze nk'urukwavu rwinjiye mu matware y'intare kandi rubizi neza ko intare ishobora kurugirira nabi. Ukanguye undi muntu wari uri muri njyewe numvaga nshaka gusinziriza igihe kinini cyane. Ibi bintu numvaga nashaka kubikora turi mu gahinda ko kubura Nimrat. Ndagira ngo mubaze kubera icyo nzaniye iyo juice kandi nayo nagutumye. Ni urukundo rwinshi unkunda? Ni impuhwe wari umfitiye? Nangwa nuko ushaka ko nanjye nkurikira Nimrat? Priya ati nguki Ivy ibintu uri kuvuga ntabyo nzi. Njye nari nkuzaniye juice gusa. Ivy ati none se Priya amasaha yose nari maze reba amasaha yose atambutse nta kintu n'iki na kimwe wigeze unzanira. Aba ari n'ibiryo ntiwigeze unyarurira ngo nzanire. Ibintu byose mfite umuntu wari uri kubinkorera. Ubu nibwo wari wibutse ko nkeneye juice? Iyo juice wari unzaniye bari wowe yinywe. Priya ati none se ndayinywa kandi ari wowe nyizaniye? Ivy ati njyewe nta juice nagutumye.
kandi nta niyo nashakaga. Rero ubwo uyinzaniye nkaba nashaka kuyinywa bari wowe uyinywa. Priya ati ubwo udashaka kuyinywa nanjye nayo nshaka kunywa reka nyisubize. Aiva turayinywa. Ni wowe uri buyinywe. Mwashatse kunyica narabananiye. Ako ubundi Priya, aho ngaho ntabwo ari mwebwe mwaba murimbuye ni murate, kuko uburyo muri kwitwara n'uburyo mbona ntazi ukuntu umeze wowe na nyoko niriya ngirwa mukecuru ngo ni nyogokuru, ntabwo ari mwe mwaba mwihishe inyuma y'urupfu rwa Nimurate. Kandi buriyoze ngo amabi yanyu yose sinyazi, ndayazi. Ubu sasa wabona Mariza ari utahiwe kuko nawe azi amabanga yanyu. Ndabizi rega iyo umubonye ushya ubwoba, iyo uri kumureba uba watinya, ndabizi. Ufite ubwoba ko ibintu byose yabimbwiye, sibyo? Priya ati Ivy, ibintu uri kuvuga ntabyo nzi. Njye nari nkuzaniye ji kwanza rekana nigende niba udashaka kuyinywa. Niba ubona nyine nendaga kukwica ibyo birakureba. Ivy ati naho ujya. Priya numva mu nzara ndamenya ko Lucas yabyaye ikigoryi kitagira ubwenge. Uzi ibintu njya kugukorera? Iyo ji ugiye kuyinywa kandi urayinywa utuje wishimye kandi useka. Urayinywa. Priya ati nayo nywa. Ivy turayinywa. Priya ati nayo nywa. Ivy yarakarakara akamukubita urushyi rwiza cyane. Akamubwira ati ji urayinywa nayo nywa. Undi ati nayo ndi bunywe. Ivy arongera akamukubita urundi rushyi akamubwira ati Priya uranywa iyo ji nayo nywa. Priya arira ati nayo nywa. Agerageza guhunga Ivy. Ivy akamubwira ati ngiye kugukubita. Ngiye kugukubita nibashaka bamfunge. Ndabizi neza ibintu ngiye kugukorera ndi bubyishyure kuko tata ntago ndi bumuve mu nzara. Ariko umva ngiye kugukubita hahandi nawe ubwawe uzajya wicara watekereza n'izina Ivy ugahera kugira ubwoba. Ahera kanamubwira ati kwanza icara hasi. Priya ahera ko yicara. Akamubwira ngo tangira unywe iyo juice. Priya ati nayo ndi bunywe. Ahera kanahaguruka akamubwira ati Ivy ntago ndi bwongere gutuma wongera kunkoraho. Ahera akafata cya kirahure kirimo juice akakirekura kikameneka naya juice ikameneka. Ivy ahera akagira umujinya agasunika Priya. Priya agwa hasi agakubita umutwe hasi ukameneka. Atangira kuva amaraso menshi. Akimusunika Jinta bari hafi aho yari ari kuri telefone. Mu kureba akabona hari ibintu bimunyuze mu maso, aza yegera agasanga ni Ivy na Priya. Asanga Priya yaguye hasi. Jinta yitegereza Ivy kavuga ati Ivy ni ibiki ukoze? Wowe na Priya mupfuye iki? Ivy kuko aba afite umujinya nta n'ikintu abwira mama we ahera ko yigendera. Undi yegera Priya ngo arebe uko ameze akabona yaguye igihumure kandi ari kuva amaraso menshi.
aherako ahamagara Layla ngo bamujyane igitaraganya kwa muganga. Babikora mu ibanga kugira ngo hatagira umuntu n'uyu n'umwe ubimenya. Layla asigara kuri Priya kwa muganga. Jinta nawe aherako ataha akajya kureba Priya. Aherako ataha akajya kureba Ivy. Agera mu rugo agasanga Ivy yarakaye cyane. Aherako akamubaza ati Ivy, narakubyaye ndakuzi, narakwirereye, wowe na Priya mwapfuye iki? Ndabizi neza ntabwo ujya upfa kurakara mwana wanjye. Ni iki cyabaye? Ivy aho gusubiza mama we araturika akarira akamwihorera gusa. Bashyiraho Lucas ahera ko yinjira yitegereza Ivy kamubaza ati Ivy, kuva ryari usigaye witwara gutya? Umubyara wawe mwapfuye iki kugera n'ubwo umukomeretsa kuri bigeze hariya? Ivy ati Dad, nawe se wabimenye? Ahubwo se buriya namukubise ko numvaga neza ngiye kumuha isomo. Papa nanga Priya, nsigaye nanga Priya, nsigaye numva nashaka no kumubona mu maso yanjye. Jinta ati ibi ni iki noneho? Ivy wasaze? Priya ati mama, niba nasaze nimundeke nsare, niba ndi umusazi nimundeke nsare, ibisazi byanjye bifite ishingiro. Priya ntiyigeze ankunda, nanjye rero ntabwo mfite impamvu zo kumukunda. Jinta ati se kandi Priya muri gupfa iki? Ni igiki Priya yagukoreye kano kanya? Ivy kutaba muri uru rugo, Priya kaba muri uru rugo ko nta hantu muhurira, muri gupfa iki? Mwabana mwe ko nabirerere, narabirereye mu bwana bwanyu, mwakuze mbatoza gukundana, murapfa iki mutangiye kwangana ari uko mukuze? Ivy ati mama, nanga Priya, ndamwanga kandi nzakomeza mwange. Iyi si telefone yanjye, reka nze nkwereke. Inamba ze ndazisibye, ndanamublokinze. Mugende mumuvuze, nabaho mumubwire ngo ntazigere yongera kuntekereza nk'umuvandimwe kuri we. Jinta ati ariko ibi ni iki noneho? Wowe urifata neza umuvandimwe wawe ukamwijishura mu buhe buryo se? Uri igiki? Priya ati mama, ntabwo ndi mu mwanya mwiza wo kugusobanurira, nta nubwo ngugomba ibisobanuro kano kanya, ndanagiye kwanza. Ivy ajya kugenda, Lucas akahera akamubwira ati wibeshye urengaho, uyu ni nyoko nanjye ndi so, uradusobanurira n'iki kiri kujya mbere? Wowe na Priya muri gupfa iki? Ivy ati ibyo ntabwo ari byo by'ingenzi, mugende mu muvuzi. Ahera akasohoka akajya kwiyicarira uruhande rwa Mariza. Mariza aramwitegereza akabona yarakaye. Kamubaza ati se muvandi ko wagiye mbona ntazi ibyo ugiye mukabugaruka kanzu nagarutse utinze, maze amasaha n'udusaha, aho warundi byagenze neza ko mbona se ubundi urakaye? Ivy ahera akabwira Mariza, kavuga ati Mariza wiyiteho kwanza. Ahera akasohoka akigendera mu muhanda, agenda yibwira mu mutima akavuga ati nababereye umwana mwiza
ariko muranga muramenyera. Nagerageje kuberera imbuto ariko izo mbuto nimwigeze muzibona. Nagerageje kubakunda ariko nimwigeze munkunda nk'uko mbakunda. Uyu munsi urukundo rwose nabakundaga rwahindutse urwango. Muhame hamwe rero kuko mugiye guhura n'uburibwe n'urwango mbanga. Aho mwashatse kunshyira ni njye ugiye kubikora. Ikindi wa mana we, uhereye mu buto bwanjye naragukoreye ariko nanyuze mu buribwe gusa. Kuri iyi nshuro mana ntuzanyitambike, ndakwinginze kuko aho bigeze sinkibasha. Mbabarira ureke ndwanirire ukuri kandi umpe imbaraga n'umurava. Ndabizi ko guhora ari ukwawe ariko kuri iyi nshuro ntabwo nagutegereza kuko inshuro zose nagiye ngutegereza warantengushye. Mana uhereye none ntabwo nzongera kwifuza gupfa, ahubwo ngiye gukoresha igihe cyose umpaye mpangana n'abanzi banjye, kandi sinzongera guhangana nkoresheje isengesho. Nanjye ngiye gushyira mu bikorwa. Aragenda akerekeza mu kabari, yajya kunywa inzoga akibuka yuko Mariza yamubujije ariko akabyirengagiza. Yajya kongera kunywa akibuka ko na Kiyani yamubujije. Nta kindi kintu akora, ahera akahaguruka akajya kureba Kiyani. Amugeraho amarira ari yose, agahinda ari kose. Kiyani akimubona ahera akatungurwa, akamubaza ati Ivy, bite kuri kugenda nijoro? Umeze neza? Ivy ati oya ntabwo meze neza. Kiyani ahera akamuhobera akamubwira ati tuza. Akimuhobera Ivy araturika akarira akavuga ati Kiyani, nshaka ikintu nacumuye kuri iyi Mana nkakibura. Ntabwo njya ngira ibyishimo ngo birambe, sinjya mara iminsi ngahe narize. Ubuzima bwanjye buhigwa buri munsi. Mfite abanzi nanjye ntazi ikintu bampora, banyanga urwango ntazi inkomoko yarwo. Rimwe na rimwe mba numva byanshobeye, byanancanze. Kiyani niwe muntu wenyine byibura mbasha kugeraho nkabwira ibyanjye nkaruhuka. Nsize nkoze ibara, nkoze ibintu bitabaho, ariko ndi guhamanya n'umutima wanjye ko nabura nkoze ikintu cya nyacyo. Kiyani ati tuza, banza utuze, nabura numara gutuza uraza kunsobanurira umbwira ukuntu ibintu byose byagenze, kuko kano kanya ntabwo wabasha kunsobanurira ugifite ishavu nk'iri ngiri. Amuhobera umwanya munini, Ivy nawe ariko ari kurira. Kiyani nawe biramurenga akazenga amarira mu maso. Ahera akabwira Ivy akabwira ati ndakwinginze wirira, taza gutuma nanjye ndira. Bakiri aho ngaho Mariza nawe ahera ko yinjira. Akibabona ahera ko yiruhutsa akavuga ati
nari mfite ubwoba. Kiana iraka arekura Ivy arahindukira akabona Marisa. Kavuga ati wari ufite ubwoba bw'iki? Ahubwo sugeze hano gute? Marisa mu gahinda kenshi abwira Ivy akamubwira ati Ivy, ndi mu gahinda ko kubura ni Mulati, inshuti yanjye yo mu bwana bwanjye. Mbabarira ntabwo nshaka kubura murumuna wanjye, kuko imyitwarire yawe muri uyu mugoroba yari inkanzi inteye ubwoba. Erega ni kenshi njya nkumva wivugisha, rimwe na rimwe njya ngira n'ubwoba ko ushobora kwiyambura ubuzima. Nari mfite ubwoba ko ugiye kongera kwiyahuza amayoga. Ese urabizi ko papa na mama batabizi ko iyo ibintu byakurenze unywa inzoga ibaza umunsi babimenye? Wambabariye koko, wambabariye ukajya uhangana n'ibibazo byose. Ibyabaye byose namaze kubimenya. Yego wabikoreshejwe n'umujinya, ariko ntabwo wari ukwiriye kwereka Puriya ko ibintu byose ubizi. Ubu imipangu yacu yose urayishe. Ivy ati Marisa, ndambiwe uburyarya bwabo, ndambiwe uburyarya bwa Puriya ndetse na mama we. Ese nkomeze nijijishe nigire nkaho nta kintu nzi, kandi mbizi neza ko bashaka kunyambura ubuzima. Nkomeze nigire nkaho ntacyo nzi, kandi mbizi neza ko ubuzima bwanjye buri habi. Marisa, kano kanya nta muntu mfite wo kwizera uretse wowe wenyine na Kiana. Na mama wanjye ntabwo mfite aho nahera mubwira. Wamenya banyuze kurinde koko ko umuntu uwo ari we wese bashobora kumutuma akaza akangirira nabi. Wowe ubwawe wanyibwiriye ko amambere batumye Nadia, nose buranari kubikeka. Nkomeze nijijishe nigire nkaho ntabizi ko ubuzima bwanjye buri habi koko. Urumva ntabishobora? Marisa, ntacyo gukora mfite, bimaze kundenga pe. Ndumva ngiye gusara, ndumva nataye umutwe. Ku ruhande rumwe ndumva ntanakipfira, nkavuga ubundi kubera icyo ari njye uhora uyigwa. Ubundi nacumuye iki? Ninde ufite icyangiro ni njyewe Ivy? Ninde wabengewe mu murenge ni njyewe? Ninde wapfushije ubukwe inshuro ebyiri ni njyewe? Ninde ukunda n'isi nkundwe ni njyewe? Ninde bahiga amanywa nijoro ni njyewe? Urumva koko nabirambiwe koko? Marisa, in the name of the Lord, I'm tired. I'm really tired. Aho bigeze sinzi icyo gukora. Ibintu byose ndi gukora ndi kubikora nk'umusazi. Ibintu byose ndi gutekereza ntabwo ndi ngo ni ibiki. Ndumva nakora ibintu nanjye ubwanjye ntazi. Mfite uburakari budafite control. Mfite umubabaro ntazi ngo nzawumarwa n'iki. Umenya ndi depressed. Umenya ndwaye agahinda kakabije pe. Ndakora iki? Ndajya hehe? Ndahungira hehe? Ibintu uko binshobeye koko. Marisa ahera ko yegera Ivy akamuhobera, akamubwira ati tuza karumuna kanjye. Tuza, ndahari ku bwawe.
ndabizi ibi ntabwo wabinyuramo wenyine ariko njye nawe tuzabicanamo. Mariza ahera ko areba Kian akambwira ati Kian, nta wundi muntu Ive afite wo kwishingikirizaho uretse wowe nanjye. Nta n'undi muntu ujya kubasha kumuturisha uretse wowe. Nanjye ubwanjye hari igihe ngerageza bikanga ariko niwe muntu ubasha kumuturisha. Ni nawe muntu agerageza kumvira no kumva. Muri kano kanya rero ndakwinginze reka ngira icyo nkwisabira, komeza ube hafi yiwe kandi ndakwinginze akagahe niba wankundira wanyemerera. Mu gihe tutarazika ni Murad, mbabarira ureke Ive abari hano kuko nanjye mfite inshingano nyinshi kandi simfite uko mwitaho. Kandi ntacyo gukora mfite. Kian byose arabyemera, ahera akafata Ive akamujyana mu cyumba cye akamuryamisha, cyane ko Ive biba byamucanze. Asiga afunze agaherekeza Mariza, bagenda baganira. Mariza ari kubwira Kian akambwira ati Kian, ndakwinginze niba bishoboka kandi niba wabishobora ukora uko ushoboye ube hafi ya karumuna kanjye. Ntacyo mfite nakwitura kano kanya ariko Imana izakwitura. Kian ati ntacyo ntakora ku bwa Ive kuko ndamukunda. Mariza ati ndabizi ko umukunda, ndabizi ko ari inshuti yawe magara, ariko mfite ubwoba ko numara gukora ubukwe ubushuti bwawe nawe buzakendera, kandi ubu ngubu ari mu bihe by'uko agukeneye cyane. Aragukeneye pe, ndetse birenze n'indi minsi yose n'ikindi gihe yaragukeneye. Undi ati ndabizi, I know. Yego nubwo ndi gutegura ubukwe ngomba gukora uko nshoboye nkaba mu ruhande rwe. Kian atari ku bundi kubera iki? Ese ubundi ibintu bimubaho genda ubu ntabwo ndabisobanukirwa. Bariya abantu koko bafitanye isano ya hafi na Ive? Umuntu ufitanye isano n'umuntu ntabwo yamwanga bigeza. Mariza ati Kian, ni long story, reka nzabikubwira ubutaha nkubwira ibyo ari byo, sibyo se basi? Kian ati okay, ngaho genda nanjye reka nsigarane nawe, ubwo nyine ni mu mukenero urambwira muzane. Mariza ati okay, nta kibazo rwose. Kian ahera akagaruka mu rugo, agitera intambwe Mariza waba yamaze kwakiserera imodoka yagiye, ajya kubona akabona uwitwa Nikita araje n'imodoka. Kian biramucanga akavuga ati noneho Nikita nasanga hano Ive, iyi ntambara noneho ndayirwanane, noneho mbigenze nte? Nange gufungurira Nikita, mufungurire bibe uko byakabaye, ndabigenza nte? Nikita nawe abageze kuri gate arimo arasona ariko yabuze umufungurira,
ari hanze yitonganya ari kuvuga ati Kian ndabizi ko urimo fungura. Kian nawe aba yabuze icyo akora n'icyo areka. Nikita mu burakari bwinshi atangira kurira gate. Kian arabibona akabona kundi ashaka kwinjira, cyane ko Nikita aba amaze iminsi akeka Kian. Kian afunga umwuka akagenda akamufungurira, undi ahera akamubaza ati ko watsinze kumfungurira, wari uri he, wari uri mu biki? Ahera ko yinjira mu nzu igitaraganya yiruka avuga ati ndabizi usigaye ufite inshoreke uba uri kumwe nazo, ati nzajya nza hano ngutunguye, ariko umunsi nagize umukobwa nsanga hano njye nawe tuzarwana. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese Nikita araza kubona Ivy, ndamubona se biragenda gute? Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ninjye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.